Haleluya! Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, mwebwe mudukurikirana kuri uru rubuga ubuhanuzi bushya, Imana ibahe umugisha, abakunzi banjye ndabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe, shalom shalom, Uwiteka Nyiringabo abarinde kandi abarengere, uyu munsi wa none Yesu abahaze ibyiza, kandi ibyo muri bujyemo byemere, kuko ibyo Yesu yagezemo biremera. Njya nkubwira mbere yo gutangira umunsi, mbere y'uko ubona ubyutse ukaramuka amahoro, ukabona bwije amahoro, shima, kubera ko igitondo gishobora gusa n'ikindi, ariko ibibereye muri icyo gitondo ntibise. Wowe wabonye ubyuka bikemera, wowe wabonye ari amahoro, ukabona umunsi urije ari amahoro nta kibazo, shima muri byose, kuko tubeshejweho n'amashimwe. Umwana w'ingayi iyo adashimye birakubabaza, ariko wowe wabonye byakunze, shima. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Mbere y'uko twumva ijambo ry'Imana, reka dusenge Imana tunashima Imana yabanye natwe. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, waturinze, watugiriye neza, twebwe abo wacunguje amaraso yawe, izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Hari benshi bageze ahacecekerwa, abandi bavuye mu mubiri, abandi biswa andi mazina, abandi bahuye n'ibibazo bitandukanye, ariko twebwe kuba tugihumeka umwuka w'abazima, si ukuvuga ni uko tuzi gukiranuka, cyangwa se ari ubwiza, cyangwa se ari uburanga, ahubwo ni kubw'imbabazi zawe. Ndagusabye ubane natwe umunsi wa none, utugirire neza, buri wese uzamura ibendera ryo kunesha ku buzima bwe, mu izina rya Yesu Kristo, amena. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, umurongo umwe gusa uri muri Zaburi. Zaburi ya 83 iravuga ngo Mana ntuceceke. Imana nticeceke ku buzima bwawe umunsi wa none. Abantu bashobora guceceka, wa wundi wiringiye ashobora guceceka ugeze mu kibazo, ariko umunsi wa none Yesu Kristo ntaceceke mu byawe. Bya bindi bikubangamiye Yesu ntaceceke. Imana ikugirire neza. Ngo Mana ntuhore, ntiwirengagize. Imana ntiyirengagize mu byawe. Umuntu ashobora kwirengagiza, ushobora kuba ufite inshuti, wagera mu bibazo ikirengagiza, ikakwereka ko ntaho ikuzi kubera ko wageze mu kibazo, ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo ahangaha ni Zaburi ya Azafu. Yabonye bikomeye, arangije aravuga Mana ntukore iki, ntuceceke. Nawe hari ibikubangamiye, hari ibyo abantu bagezemo birabananira, hari ibyo amafaranga yawe yagezemo birayananira, ariko umunsi wa none ndakwifuriza Imana nticeceke mu byawe, iguha amahoro. Hahandi wumva ko ubangamiwe, Kristo ahagere. Imana itugirire neza. Kristo ni ukuri ntaceceke, ntakwirengagize nk'uko imiryango yakwirengagije, nk'uko abantu bakwirengagije, nk'uko abantu bakwerekana ko batakuzi. Yesu ntaceceke mu byawe. Imana ikugirire neza. Aho Yesu ageze birakunda kandi biremera. Aho Yesu ageze byananiranye bijya bikunda. Njya nkunda kukubwira, ushobora kugira amafaranga menshi, ayo mafaranga ukagura ibiryo byiza ariko ntubone apeti yo kubirya, ariko Kristo iyo yahageze birakunda. Ushobora kugira amafaranga menshi akakugurira uburiri bwiza, ariko wagera kuri bwa buriri ukabura ibitotsi. Kristo aguha ibitotsi, ntaceceke. Imana itugirire neza kandi Imana ibane natwe. Yesu ntaceceke, ntiyirengagize nk'uko imiryango ishobora kukwirengagiza, nk'uko inshuti zishobora kukwirengagiza. Umuntu hari igihe ajya agera aho rukomeye, ufite inshuti ikamanika amaboko, ariko Kristo we ntazigera amanika amaboko ku bwawe, kubera ko yarabambwe, aremera, arababazwa ku bwanjye nawe. Ntabwo ari buceceke mu kibazo cyawe, cya kindi uri kubona ko cyarenze ubwenge bwawe, ntabwo cyarenze ijambo rya nyiri ijambo. Mubo Yesu yishuriye ku musaraba, ndimo njye nawe, nta deni yasigayemo.
uhumure. Inshuti yawe ishobora kumanika amaboko mu kibazo cyawe, ariko Kristo we ntari buyamanike. Imana ibane natwe. Shalom shalom.